Shalom, tuguhaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official kuri tariki ya 5 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2026. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugire neza. Kuri wowe wakoze sabone cyangwa se subscribe, Imana ikugirire neza. Turagusaba kugira ngo ujye wibuka gukanda like. Wowe wakoze subscribe nyuma yo kumva ikiganiro kumva wagikunze cyangwa kumva inyigisho kumva urafashijwe, cyangwa se nyuma yo gufashwa n'isengesho waryinjiyemo ndani ujye ukanda like. Kuri wowe utarakora sabone ujye nawe wihutira gukora sabone cyangwa subscribe. Cyo bigufasha nuko igihe cyose uza kuri channel cyangwa se uzajya uba mbere kubona ijambo ry'Imana igihe twaje hano kuri isengesho ribohora tugashyikisha isengesho cyangwa ijambo ry'Imana, ubibona mu ba mbere iyo wakoze subscribe ndetse ugakora notification. Habwa umugisha n'Imana. Reka dufate umwanya dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'uno munsi. Mana, tuguhaye amashimwe n'icyubahiro kuduhaye umwanya wo kuganira hano ku isengesho ribohora official. Reka abakunzi bose bisengesho ribohora official baherereye hose aho batwumva na Yesu Kristo bahabwa umugisha nawe, bahure n'ukuboko kwawe, bahure n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Amateka yabahinduke, utumva wese mwami biciye mu ijambo tugiye kunyuzaho riso umukorera ibitangaza mu ijambo ryawe agiye kumva mwami. Buri wese utumva abone neza, yabone kugira neza kwawe, abone impinduka mu izina rya Yesu. Umuntu wari ufite umutwaro umuremereye umuture mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka reka uw'abantu bawe kutongera kunyeganyezwa n'imitwaro y'ibibazo itandukanye, ahubwo mwami bishimire ibisubizo byawe n'amahoro utanga mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo twizereramo kubohoka no gukira. Amen, amen. Tuje kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 55 kuva ku murongo waho wa 22. Zaburi ya 55 kuva ku murongo waho wa 22 handitse ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Iri jambo ritangiye rikubwira ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe nawe azakuramira. Birashoboka ukabunteze amatwi hari umutwaro ufite wo ku mutima, hari umutwaro ufite uri mu mutima wawe w'imibereho, hari umutwaro ufite mu mutima wawe wo gushaka kubaka urugo, hari umutwaro ufite mu mutima wawe wo gutangiza company, gutangiza business bikuraje inshinga, hari umutwaro ufite wumva ushaka kugira icyo ukora muri uyu mwaka. Birashoboka ukaba muri uyu mwaka hari umutwaro ufite ushaka ko nibura umwaka warangiri Uwiteka gutuye umutwaro. Hari umuntu ufite umutwaro w'abana, hari umuntu ufite umutwaro w'umuryango, hari umuntu ufite umutwaro w'imikorere. Ariko muri iyo mitwaro yose ufite, ijambo ritangiye rikugira inama. Zaburi 55 umurongo wa 22 rikubwira ngo ikoreze Uwiteka, ikoreze Uwiteka umutwaro wawe ngo nawe aza kuramira, ntazemera ko umukiranutsi anyeganyezwa. Ntabwo iyo wikoreye umutwaro ukuremereye rimwe na rimwe ukaba ukurusha ibiro, ni ngombwa ko unegekara, ni ngombwa ko ukoresha imbaraga nyinshi, ni ngombwa ko usanga ndetse na rimwe na rimwe unaniwe, umutwaro kunaniye kuko kurusha ibiro. Impamvu rero ushobora kunyeganyezwa, Yesu Imana ikubwiye yuko n'uwikoreza Uwiteka umutwaro azawugutura kandi atazemera yuko unyeganyezwa. Aka kanya rero nagira ngo nshire inama uyu mwaka ugitangira, fata imitwaro yawe wihehereze, wihe Kristo. Fata imitwaro yawe wihe Imana. Rekeraho kwikorera umutwaro udashoboye. Hari Imana ikusaba ngo nyikoreze umutwaro wawe niba koko uri umukiranutsi. Ijambo riravuze ngo ntizemera ko umukiranutsi yanyeganyezwa.
Imana yicaye mu ijuru ntishaka kubona umukiranutsi anyeganyezwa. Imana yicaye mu ijuru ntishaka kubona umukiranutsi wayo ahangayitse. Imana yicaye mu ijuru ntabwo ishaka kubona umukiranutsi wayo ahagaritse umutima. Imana yicaye mu ijuru ntabwo ishaka kubona ko umukiranutsi wayo asabiriza. Imana yicaye mu ijuru ntabwo ishaka kubona umutima w'umukiranutsi udandabiranywa nk'uwasinze ibibazo. Niyo mpamvu ikubwira ngo rero ikoreze Uwiteka umutwaro wawe. Numara kumwikoreza ikagusezeranya ngo nawe rwose azakuramira, izakuramira igukureho uwo mutwaro. Urimo uranyumva unteze amatwi, wikoreye umutwaro w'uburwayi, uture uhereze Kristo, uha Imana ihoraho. Rekeraho gufata uwo mutwaro w'uburwayi ngo ubwikorere. Oya, ubuhe Kristo abwikorere. Ndatura ngo ubuhe Kristo abwikorere. Kristo araza kukwiyereka. Ijambo riravuze ngo ntazemera yemera ko umukiranutsi wayo anyeganyezwa. Umukiranutsi ni uwuhe? Umukiranutsi ni uwamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, kandi akagendera mu cyo Kristo amuyobora, akagendera ku ijambo ry'Imana cyose rimubwira. Ryakubwira kwikoreza umutwaro w'Uwiteka ukumva yuko ugomba kurekeraho kwikorera ibyo wari wikoreye. Rekeraho kwikorera uwo mutwaro. Hari umwami ukubwira ngo yewe urushye we, yewe uremerewe we, ngwino nkuruhure. Kristo yiteguye kukuruhura. Icyo agusaba nuko urekura uwo mutwaro gusa ukawumwikoreza, ubundi nawe ugahagarara mu kwizera, ugahagarara mu byiringiro. Ijambo rivuga yuko mu byiringiro no mwituza ariho tuzatabarirwa. Iyo wikoreye iyo wafashe umutwaro wawe ukawuha Kristo, hanyuma ukarindira. Ijambo rirambwira ngo gucece kugatuza, ukarindira byemeza umutware. Umuntu wicaye mu mwanya w'agatuza agategereza yemeza Imana. Hagarara mu mavuta rero yo gusenga muri uyu mwaka. Tugitangira muri uku kwezi kwa mbere, twebwe tiyari twamaze kwinjira muri ayo masengesho yo kwikoreza Uwiteka imitwaro y'uyu mwaka. Umutwaro ni iki? Wa mushinga ufite uri mu mutima wawe, nawe ubwo wahinduka umutwaro. Hari umushinga ufite mu mutima wawe wifuza ko uyu mwaka wawusoza. Hari igitekerezo, hari imigambi myiza ufite wifuza ko uyu mwaka warangira, iyo migambi wayishyize mu bikorwa. Hari ibyo nibyo byitwa umutwaro. Uwiteka rero ari kukubwira ngo mwikoreze imitwaro y'ibyo wifuza ko agomba gukora muri uyu mwaka. Nubikora kandi ugatangirana umwaka n'Imana, wikoreza umutwaro w'Uwiteka ufite ibyiringiro kandi ufite kwizera. Itariki nk'iyi, ukwezi nk'uku, umwaka utaha wundi uzaba wuzuye amashimwe, uzaba wuzuye guhamya imirimo y'Uwiteka Imana yakoze mu buzima bwawe. Rero rekeraho kwicara gutyo ngo urambye nkaho nta mutwaro wikoreye umutwaro. Ni ngombwa ko uwusengereza Kristo, ni ngombwa ko tuha Kristo. Ushobora kuba unyumva ufite umutwaro w'imyigire y'abana, ushobora kuba unyumva ufite umutwaro w'urushako cyangwa se umutwaro w'urugo. Ushobora kuboneza amatwi uwo uko umutwaro wawe ushobora kuba utandukanye n'uwa mwene so cyangwa se n'umuturanyi wawe. Ariko iyo mitwaro niyo Uwiteka akubwira ngo yose yikoreze. Ngewe noneho nanjye ntabwo ndi buze kwemera ko ugwa akakubwira ngo ndakuramira. Hari abantu Imana ishaka kuramira ikarabaramiza amaboko yayo. Hari za business Imana ishaka kuramira, hari imishinga Imana ishaka kuramira, hari ingo Imana ishaka kuramira, hari abana Imana ishaka kuramira, hari imyigire y'abana yabawe Imana ishaka kuramira, hari ibibazo ufite Imana ishaka kukuramira. Emera rero wihereze Uwiteka kuramire mu izina rya Yesu muri uyu mwaka. Tongere dusome icyanditswe nanone tubona muri Zaburi ya 66:11 handitswe ngo wadutoje ikigoyi, waduhekesheje umutwaro uremereye mu mugongo. Urumva ko umuntu ashobora kwisanga ahetse umutwaro uremereye mu mugongo we, yani ugasanga n'umutwaro upima ibiro bidahuriye n'ibyo afite.
hano rero uyu ni umwanditsi nanone Dawidi hano arimo aravuga ngo wadutoje ikigoyi, waduhekesheje umutwaro uremereye mu mugongo. Hari igihe Satani aza akakwikoreza umutwaro uremereye cyane, yanagafunga amayira impande n'impande, kandi yamara gufunga amayira impande n'impande inshingano zawe zikaba zikuri imbere. Hakaba hari ibintu ugomba gukemura, hakaba hari ibintu byanga bikunda bigomba bikureba, kandi ubona yuko bigomba bisaba uburyo, bisaba ubushobozi, ariko Satani agafunga impande n'impande. Aho rero niho usanga umutwaro uba ukuremereye. Aho rero nicyo gihe cyo kwikoreza Uwiteka uyu mutwaro. Ufite mushinga ki? Ufite cyifuzo ki muri uyu mwaka? Ufite mutwaro ki muri uyu mwaka? Tangirana n'Imana, usenga Imana mu izina rya Yesu. Tangirana n'Imana kandi utanga n'imbuto. Amasengesho yacu ayo dusenga ajya hinduka imbuto. Iyo dusenga burya dusa nkaho tuba turimo turabiba imbuto, igihe kikagera rero tugasarura iza mbuto twabibye. Iyo tugiye gusarura dusarura ibisubizo by'amasengesho. Yes, amasengesho yawe rero kubera imbuto y'umwaka mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kw'Imana kukwireke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mu isi y'umwuka habaho n'ituro twita imbuto. Ijambo ry'Imana ngo nuko Isaka abiba muri icyo gihugu, arushaho kuba umukire, aba umukire cyane, aruta abene gihugu. Ndakwifuriza kugira ngo muri uyu mwaka ube umukire cyane mu izina rya Yesu. Noneho sasa ubiba amasengesho, ujye imbere y'Imana ubiba amasengesho, kugira ngo uyu mwaka uzawusoze warabaye ugomba gusarura ibisubizo byinshi by'amasengesho. Uwiteka aguye gusarura ibisubizo byinshi by'amasengesho, kandi Uwiteka aguye gusarura ibisubizo byinshi by'ibyo ukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Rero umutwaro wari ukuremereye kandi wari ukugoye, Uwiteka ugukure ku bitugu mu izina rya Yesu. Wowe neza amatwi wari wikoreye umutwaro w'ubusiribateri, Imana igukuyeho ubwo busiribateri. Uwo mutwaro ukuvanyeho mu izina rya Yesu. Umaze igihe kirekire mu busiribateri urwana no kugira ngo urebe ko ubusohokamo byaranse, Imana igukuyeho uwo mutwaro w'ubusiribateri mu izina rya Yesu. Nawe wari uriho umutwaro uremereye, wakoraga ntibyemere, wakoraga ntibigende, wakubita hepfo no haruguru bikanga, ndagusengera kugira ngo umutwaro wari ukuremereye wo gukora ntibigende ukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Winjire mu mwaka mushya, cyangwa se umwaka dutangiye. Uyu mwaka dutangiye utangirane n'Imana ufite ibyiringiro, ufite kwizera. Iri jambo rikubere umuryango wo gukukuriraho umutwaro mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo rikubere igisubizo wonteza amatwi, ariko kandi umenye n'ibanga ryitwa imbuto. Umenye n'ibanga ryitwa imbuto, kuko nkuko wumvise ijambo riravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ntabwo ushobora gusarura aho utabibye. Ni ngombwa ko ubiba kugira ngo uzasarure. Niyo mpamvu nkubwira ngo muri izi ntangiriro z'uyu mwaka tangira ubiba amasengesho. Ubiba amasengesho, ufate iyo mitwaro uyikoreze Kristo, hanyuma mu gihe cy'amezi 3 uzabona icyo Imana izakora nuhagarara mu mwuka wo kwizera. Ariko kandi nunabishobora ukaba ubishoboye, umenye no kurekura imbuto, ituro ryitwa imbuto y'umwaka ubu urekuye, ugomba kurekurira mu bwami bw'Imana kugira ngo ubashe gusarura mu izina rya Yesu. Ntibijya bibaho ko umuntu yabiba yasarura. Icyo gihe niyo wasarura aho utabibye, wafatwa nk'ibandi, wafatwa nk'umuriganya. Ndetse umuriganya iyo afashwe cyangwa ibandi rigafata, umujura agafatwa, nta kindi akoreshwa keretse gushyirwa muri gereza, kujyanwa imbere y'inkiko, agahanwa, agashyirwa muri gereza. Igihe yagize amahirwe abo yagiye kwiba ntibamuhitane aho yagiye gusarura hatariwe, ntibamwicire muho yagiye gusarura, ahubwo agafatwa, amategeko aramuhana, akamushyira muri gereza. Uko niko bijya bigenda iyo bamwe mu barokore bashaka gusarura aho batigeze babiba, aho iyo bamwe mu basenga bashaka gusarura igihe batigeze babiba. Iki nicyo gihe cyo kubiba rero. Ndagukangurira kubiba,
wowe unteze amatwi, kubiba amasengesho, gufata igihe cyo gusenga. Iyo twatangiye gusenga buriya turi mu bihe byo kwiriza ubusa no gusenga, tugasenga, ya masengesho ahinduka imbuto mu bwami bw'Imana. Iyo dufashe ituro ry'umwaka tuba dutangiye bitewe n'imishinga dukeneye, bitewe n'ibyo twifuza kugeraho, bitewe n'ibyo twifuza gukora, bitewe n'imigambi dufite, tukabitangira ituro ryitwa imbuto. Imana igitumva ikadushyigikira, hanyuma ikaduha gusarura. Uwiteka bw'umugisha rero, Uwiteka kugirire neza, ikoreza umutwaro Uwiteka Imana yawe. Uwo mutwaro wari ukuremereye uyu munsi ukuveho mu izina rya Yesu. Ijambo rero iyo dukomeje tugasoma ahangaha, hari ijambo tubona muri Yesaya nanone mu gice cyaho cya 14 n'umurongo wa 25, riravuga ngo nzavunagura abashuri mu gihugu cyanjye kandi nzabaribata mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Birashoboka umwaka watambutse abashuri batatse ubuzima bwawe, baribata ibyawe byose barabyangiza, bagukoresha uburetwa, wisanga uri mu buzima bw'uburetwa. Uburetwa bisobanura iki? Ni ukuba mu buzima nyine bwo gukoreshwa imirimo y'agahato, ni ukuba mu mibereho wifuza udashaka kubamo, ni ukuba mu bintu wifuza udashaka kubibamo. Noneho ibyo bintu udashaka kubibamo hari abandi bantu bakurusha imbaraga babigushizemo, washaka kwikura muri bya bindi bagushizemo bikanga. Ibyo nibyo twita uburetwa. Ushobora kuba rero uri mu mibereho mibi imeze nk'uburetwa, ushobora kuba uri mu rugo wagira ngo washyizweho uburetwa, ushobora kuba mu kazi kawe nubwo ukora ariko ukora ntubone umusaruro w'ibyo wakoze, ubwo ni uburetwa. Abisirayeli bari muri Egiputa barakoraga ntibabone umusaruro w'ibyo bakoreye, ntibabone ibihembo by'ibyo bakoreye, ahubwo ibihembo by'ibyo babonaga byari ugukubitwa inkoni nyinshi, byari ugutukwa, byari amarira gusa. Ntago bigiraga bashimira imirimo bakoze, kandi bakoraga iyo mirimo bayibakoreshaga ku gahato batabyifuza. Uburetwa rero ni igihe uba uri mu buzima nyine utifuza, ni igihe uba ukoreshwa ibyo utifuza, ni igihe nyine wisanga mu mibereho igoranye kandi ikomeye, ukarwana no kugira ngo yivemo bikanga. Nuvuga ngo rero hari imbaraga ziba zaraje mu isi y'umwuka zikagushyiraho uwo mutwaro, nk'uko ijambo rivuze rero ngo nzavunagura abashuri mu gihugu cyanjye kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire. Ndakwatura kugira ngo Imana imenagura abashuri bari hejuru y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Abo bashuri bakwatakiye muri iyo karitsiye utuyemo, abakwatakira muri urwo rugo rwawe, abo bashuri imbaraga z'Imana zibarimbagure, imbaraga z'Imana zibavunagure, bave ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uburetwa bagukoresha, uburetwa uriho bukuveho, ndatura ngo bukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Uburetwa Satani yagushizeho, ubwo bukene busunikwa n'imyuka mibi, izo ndwara zituruka ku badayimoni urwana nazo, izo ndwara, icyo gisuzuguriro kikuriho, Imana ikigukureho mu izina rya Yesu Kristo, n'uburetwa bwacyo buveho mu mbaraga z'umwuka wera. Ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, ariko uwo munsi ubwo nari nkiri ubwo nari nkiri aho ngaho nyine kuri Yesaya 14:25, ngo maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Twatangire mu ijambo ryo guhekesha imitwaro Uwiteka. Hari abantu rero Imana ishaka gukuraho iyi mitwaro ku bitugu byabo. Hari abantu Imana yiteguye gukura imitwaro ku mitwe yabo. Imana yabonaga iyo mitwaro ikuremereye, ikabona n'uburetwa urimo, ikagusaba ngo ngwino unyikoreze ubwo buretwa bwawe, ngwino unyikoreze iyo mitwaro yawe. Imana igumugisha rero wowe witeguye kwikoreza umutwaro Uwiteka, kandi harabo mvugana nabo muri mwebwe mwamaze kwikoreza Uwiteka uwo mutwaro. Mwebwe Uwiteka aje kububaka kugira ngo mutazongera kunyeganyega mu izina rya Yesu. Uwiteka hari ubugingo bw'umuntu agiye kubaka,
hari imibereho y'umuntu agiye kubaka ku buryo itazongera kunyeganyezwa n'umunsi n'umwe. Ibiyakubabazaga kano kanya hari igihe bitazongera kukubabaza. Ibiyaguteshaga umutwe muri iki gihe cya none hari ikindi gihe kigiye kuza bitazongera kugutesha umutwe mu izina rya Yesu. Ibyo byari bikuremereye hari igihe kigiye kuza ukazabyibagirwa, ntuzongere kubyibuka ukundi. Wowe nta kindi cyo usabwa gusa ni ukwikoreza Uwiteka Imana yawe uwo mutwaro. Reka rero dusoreze mu ijambo riboneka ahangaha muri Yesaya 10:27, ryo riravuga ngo umunsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no mu buretwa bagushyizeho, uburetwa buzamarwa no gusigwa. Uyu munsi Imana igukureho umutwaro wari warahekeshejwe, wahekeshejwe umutwaro w'ibibazo n'imyuka y'imiryango cyangwa se n'umuryango uturukamo, wahekeshejwe imitwaro n'imibereho wakuriyemo. Aka kanya wikoreye umutwaro ukuremereye w'ubuzima, wikoreye umutwaro ukuremereye w'imibereho, wikoreye umutwaro ukuremereye w'urugo, wikoreye umutwaro ukuremereye w'urubyaro. Urimo uribaza ngo minirivare zirava he? Urimo uribaza ati se amaherezo y'uru rugo ni ayahe? Urimo uribaza ati se amaherezo y'ibi bibazo ni ayahe? Wikoreye imitwaro nawe ikuremereye mu mutima, ariko ijambo riravuze ngo n'uyu munsi Uwiteka agomba kugukuraho uwo mutwaro baguhekeshaga ukava ku bitugu byawe mu izina rya Yesu. Ngo kandi ugomba gukurwa mu buretwa bagushyizeho. Ibihe wari urimo n'ubuzima urimo ntabwo ari wowe wabyishyizemo, ahubwo hari imbaraga zindi zaje zigushyira muri ibyo bihe, ziguhatira kuba mu buretwa. Noneho sasa ariko hari ikindi gihe kije, hari izindi mbaraga zindi zimanutse zije ziri opoze nizo zakurwanyaga. Izo mbaraga nta zindi ni imbaraga z'Umwami Yesu, ni imbaraga z'Imana isumba byose, ni imbaraga z'Imana ibasha byose. Izo nizo zimanutse kugira ngo zigukure mu buretwa. Hari amavuta rero mashya ugiye gusigwa agomba kurangiza uburetwa bwawe mu izina rya Yesu. Ndakwatura ngo Imana igusige amavuta kumaraho igisiribateri kikuveho mu izina rya Yesu. Ndakwatura amavuta yo kubaka urugo kugira ngo ubusiribateri burangire ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana nzima. Ndakwatura amavuta mu izina rya Yesu yo gusenga kugira ngo umwuma wo gusenga ugushiremo mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura amavuta yo gutera imbere mu mwuka no mu mubiri kugira ngo idindira ryose wagize rikurwaho n'aya mavuta usizwe n'Imana ihoraho mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura amavuta yo gucuruza kugira ngo ibihombo wajya kugira mu bucuruzi bwawe biranjire mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Acira amavuta yo gucuruza. Zamura ibiganza byawe ubwire ngo Mwami nakiriye amavuta yo gucuruza mu izina rya Yesu. Ubwo ndavugana n'abacuruzi. Hari abantu bibwira ko habaho amavuta yo gukora ibitangaza, gukiza indwara no guhanura gusa. Amavuta ari mu byiciro bitandukanye. Iyo Imana yashatse gusiga amavuta yo gucuruza, iyo Imana yabishatse yagusiga amavuta y'igikundiro ugakundwa n'umugabo wawe, ugakundwa n'umugore wawe. Imana yabishatse yagusiga amavuta yo gukundwa muri iyo company. Ndakwatura rero amavuta yo gukundwa muri iyo company gukonde mu izina rya Yesu Kristo. Nawe wabonaga nk'umugabo wawe kwanga, nkwatura amavuta yo gukundwa n'umugabo wajya gukunda mu izina rya Yesu Kristo. Nkwatura amavuta yo gukundwa na famiye zaguciye mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Acira ayo mavuta we wari waraciwe n'imiryango yari yarakwibagiwe. Amavuta Uwiteka gusize atumye imiryango ikugarukira kugira ngo ubwo buretwa bw'icyangiro bukubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo Uwiteka agusiga amavuta yo kumererwa neza, uburwayi bube kure y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana nzima. Nkwaturiyeho amavuta y'amagara meza, icyakunyaza amagara meza ndagisenyesha amaraso Yesu Kristo. Nkirekuriyeho amaraso Yesu Kristo n'umuriro w'Imana ari wo muriro w'Umwuka wera, bimanukire hamwe gutwika ikintu cyose cyari cyaragushyize mu buretwa. Ukurwe mu buretwa bw'imyaka 20 umazemo mu izina rya Yesu Kristo. Ukurwe mu buretwa bw'imyaka 15 wari umazemo mu izina rya Yesu Kristo. Ubundi akurwe mu buretwa bw'imyaka yaramazemo katika Yesu, yaba ari 35 kugeza kuzamuka kumanuka. Ndatura ngo ubwo buretwa bwose amavuta Uwiteka gusiza burangize mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura amavuta y'ubwenge, ndakwatura amavuta y'igitinyiro n'ubudahangarwa ku myuka mibi n'abadayimoni bajye bagutinya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.
acira amavuta yo gutinywa n'abadayimoni, acira amavuta yo gutinywa n'abarozi, acira amavuta yo kwirukana ababisha bawe bakuri imbere mu izina rya Yesu Kristo, acira amavuta yo gukira izo ndwara zose zari zarakugize umuretwa. Ndakwatura amavuta agukiza ubumuga kwa china la Yesu, amavuta agukiza ubumuga nagusukwe kano kanya ubumuga bwose wari ufite bw'umubiri bukurekure mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndarekura amaraso Yesu Kristo ku buzima bwawe, ndarekura imbaraga z'umwuka wera ku buzima bwawe, ndarekura izina rya Yesu Kristo ku buzima bwawe ryashyizwe hejuru yandi mazina, kugira ngo ibyo bijombo bikubohore, bigukureho uburetwa Satani yagushyizeho, bigukureho uburetwa abarozi bagushyizeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugana n'umuntu wese wari uriho uburetwa bwa paralize, ndaturongo iyo paralize y'abarozi kuva mu izina rya Yesu. Iyo daimoni, iyo sida y'imyuka mibi, uburetwa washyizwemo katika jina la Yesu, Satani akakuzanira virusi itera sida ukayandura, ndaturongo amaraso Yesu Kristo gusukweho mavuta mashya gukiza virusi itera sida. Amaraso Yesu Kristo atagira inenge, amaraso Yesu Kristo atagira ibara namba, nyarekuriye ku maraso yawe yarari mu bwandu, nyarekuriye ku maraso yawe yarari mu virusi itera sida. Uhereye kano kanya virusi itera sida ishirire mu maraso yawe mu izina rya Yesu, yimukive mu maraso yawe, imbaraga z'umwuka wera wacira ubuzima bwuzuye muri ayo maraso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera wowe wari urwaye indwara y'umugongo mu izina rya Yesu Kristo, ndekuriye amaraso Yesu Kristo kuri iyo ndwara y'umugongo urwara udakira mu izina rya Yesu. Umugongo ucire, ngusize amavuta yo gukira, mwatuye amaraso Yesu Kristo n'amavuta yo gukira abonerwa mu maraso Yesu Kristo nk'umukiza acira gukira umugongo wari urwaye umugongo mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndasengera umuntu wari urwaye munda habaye munda mu izina rya Yesu Kristo, ndekuriye amaraso Yesu Kristo muri iyo nda yawe, ndekuriye amaraso Yesu Kristo muri uwo mubiri wawe mu izina rya Yesu. Buri ndwara yose yaterwaga na bakteri cyangwa virusi igusokemo mu izina rya Yesu Kristo, wakire gukira, usigirwe gukira muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera n'uyu muntu urwaye diabete kwa china Yesu Kristo, nkurekuriyeho amavuta mashya, nkwaturiyeho amaraso ya Yesu Kristo. Iyo diabete yari kurimo nyisutse amaraso Yesu Kristo kugira ngo ayishiririze, yimukive mu mubiri wawe, ntibakongere kubona diabete ukundi, ibyuma by'abaganga ntibikabone diabete ukundi mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Diabete kwimukemo, uhabwe amagara mazima mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndasengana nawe wowe wari waradindiye utava huri, uko umwaka uza undi ugashira, niko wibona mu buryo bw'umwuka, niko wibona mu buryo bw'umubiri. Nta ntambwe nimwe Satani akwemerera kutera. Ubwo buretwa ndatura ngo bukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Buretwa bwashyizwe ku ntambwe zawe, buretwa buri ku birenge byawe, buretwa bwashyizwe ku maboko yawe, ndasenze kugira ngo kano kanya amaraso Yesu Kristo yururukire ibyo birenge byawe, yururukire izo ntambwe zawe, amaraso Yesu Kristo yururukire umutwe wawe katika jina la Yesu, kugira ngo iyo mitwaro yari kuremereye igwe hasi mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, igwe hasi mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, igwe hasi mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, igwe hasi mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Sengeye buri wese mwami uri kunyumvano ku gicaniro cy'isengesho ribohora official, muri sengesho reka bohoke atangiye ubuhamya, muri sengesho reka kiri uyu muntu mu izina rya Yesu, reka umuntu abone impinduka muri uyu mwaka, impinduka nziza mwami mu mezi 3 ari imbere kwa jina la Yesu. Ntihashira amezi 3 kuri uyu muntu wizeye ataciri igitangaza cy'Imana, ataciriye kubona ineza y'Imana. Ndasengana nawe wari umushomeri, wari warabuze akazi, wadepozaga hose bikanga, noneho igihe cyarageze ucika intege uricara bitewe nuko wakoze interview nyinshi, wakoze ibizami byinshi, ariko nta na kimwe kigeze kiguhira ngo ubone akazi. Ndakwirukana uwo mwuka w'ubushomeri wari ukuriho mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Uwo mutwaro bari baraguhekesheje uteye utyo ugwe hasi mu izina rya Yesu, uvuye mu bitugu byawe mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Uwiteka gusigire amavuta yo kubona akazi,
nkwatura amavuta guhesha akazi mu izina rya Yesu Kristo, nkwatura amavuta guhesha cyo gukora mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wari ukeneye business, urashaka gutangira business, nta gishoro ufite, ndakwatura kugira ngo Uwiteka gusiga amavuta yo kubona igishoro mu izina rya Yesu Kristo. Nkwatura amavuta yo kubona igishoro akugaragareho mu izina rya Yesu Kristo, akubonekeho mu izina rya Yesu Kristo, maze amavuta mabi yarakuriho y'ubushomeri akuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo amavuta maba kuriho y'ubushomeri akuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo amavuta y'ubugumba wasizwe n'abadayimoni akuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ngusize amavuta yo gusamuka byara mu izina rya Yesu Kristo. Nkwaturiho amavuta yo gusamuka byara mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera. Abo Satani yari yarahiriye yuko bazahera ku ziko batazigera bashaka, batazigera bava mu gisibateri, mbaturiho amavuta bavana mu gisibateri mu izina rya Yesu. Aba bahungu n'aba bakobwa mu izina rya Yesu, uyu muhungu n'uyu mukobwa ashirwa amavuta mukura mu gisibateri mu izina rya Yesu Kristo, ashirwa amavuta mukura mu gisuzuguriro mu izina rya Yesu Kristo. Yaramaranye imyaka myinshi, ndatura ngo igisuzuguriro cyose cyari kikuriho n'uburetwa bwose bwari bukuriho, umwami w'Imana irabuvunaguye mu izina rya Yesu. Ndatura ngo imizigo bari baraguhekesheje imeze nk'ingegene iciwemo ibice ku buzima bwawe, acira umugisha w'Imana, acira ineza y'Imana, acira ubutabazi buvuye ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana amahoro ikugirire neza, gubwa neza wowe tubana hano ku isengesho ribohora official. Imana amahoro ikomeze kukwitaho kandi ikugirire neza. Shalom shalom, wari kumwe nanjye Pastor Justus, mugire ibihe byiza.